Yes, twongeye kubashimira, twongeye kubasuhuza kandi nanone mwebwe mudasiba kubana natwe umunsi ku munsi, mwe mwamaze gukora subscribe turabatashye cyane. Wifuriza ibihe Abatarayikora namwe tubabwira ati muyikore. Wifuriza ibihe byiza aho muri hose. Tibagiwe no gukora kuri ka kantu k'akazogera kaba kari ku ruhande kugira ngo ubutumwa mujye muhitamo bubona ko ikiganiro cyasohotse tayari. Nyine bizajya bigufasha kugira ngo ujye ukurikirana, nyine ube mu muryango ujye ukurikirana ibyo dusohora byose. Niko bimeze. Hari inkuru rero sasa numva twaheraho ya Gisekedi. Gisekedi buriya ngo abakongomani bamwe batangiye kumwijundika kubera ngo inkweto yagaragaye yambaye kagira inkuru ngo yagaragaye yambaye agakweto ngo kari mu bwoko bwa MJ. N'udukweto tw'abamodo cyane ngo dusirimu cyane kabisa. Gisekedi bakita JM Weston ahubwo ko beta kagura amayero 795. Kandi umuturage ashonje. Nibyo bari kuvuga ati se ko umuturage ashonje perezida ni gute arimo arakurutira, arimo ararira ngo igihugu kiri mu bibazo. Noneho hari ikindi gihe bari banatewe ibintu bimeze nabi, perezida arangije yigira mu bukwe we n'umugore we bigira rwose kubyina mu bukwe. Ni ibintu bitaba biri ku murongo neza cyane. Erega ubundi bariya baba barabashyizeho ari nk'amafoto gusa, hari ababakorera abari ikiganza cy'abandi bantu bahagaze bicaye ahantu, we bari nk'ifoto, ubundi uriya ni uwo gushyira kuri kamera gusa akaba na mikoro y'ibyo bamubwiye kuvuga. Ubwo rero kwiyambara agakweto nk'aka gahenze umuturage aburara ntabwo ari ibintu nta kintu biba bimubwiye. Ariko ni bose n'ubundi buryo babonamo amafaranga ubusanga bworoheje, bakibwira ko abantu bose ariko babayeho. Tukiri kuvuga ku bapolitisiye batitaye ku baturage babo, garuka ngaha turi muri iki gihugu, imyigaragambyo iracyakomeje. Ejo rero byari etape ya gatatu ku gice cya kane. Byari bikaze, byari ibintu bya hatari kabisa. Ndacyavuga ngo ibintu bya hano bimaze kumera nk'indirimbo y'inzahirwa. Ubuzingo birarangiye, wajya kubona ukabona nibwo bitangiye, ugahita wumva hazamutsemo ndombora buje. Ubwo rero ejo byari umunsi wa mbere ku minsi 3 yari yatanze ntabwo byari ukwigaragambya komuteri, byari ubwoko bwo kwigaragambya ariko gutuje. We yari yabwiye abantu ati noneho mukore ubwitange, muve mu rugo saa 2 nizigera, mu parike mwese muvemo mugende n'amaguru, mukore ubwo bwitange mutitaye aho mugiye guparika, mutitaye muhanda hehe. Bamwe barabikoze, abandi bahitamo no kwigumira mu rugo. Abavuye mu rugo rero bafurushijwe kuva mu modoka zabo bagakuramo imfunguzo, mbese barabafurushije. Hari akavido kagaragara umumama bamukura mu modoka baravuga ati yisige hano, umuntu ntawe uyikoraho ariko yisige hano ugende n'amaguru nawe witange. Hagati aho hari ababiburiyemo ubuzima. Hari ubushize twababwiye ko hari uwo bari bagonze agapfa, ariko ntago ahise apfa burundu, hashize akanya yarinyeganyeje bamujyana kwa muganga. Gusa ariko numvise ko yaje gupfa nawe. Amakuru yavuzwe ari kwa muganga, ameze n'abari muri etat critique, yagize ikibazo cyo kuntuza cyo mu mutwe hano inyuma mu kaburungushu. Bavuga yuko ashobora kudakika, nanabikika. Mu kaburungushu cyangwa mu kabongosho? Mwirugo, ni hejuru y'urugo. Bivugwa yuko byegereye ubwonko, urumva ko n'ubundi ntago ni munsi y'akabongosho ibyo ari byo byose. N'ubundi ntago twamuha amahirwe 100% ko azakira. Hagati aho rero mu myigaragambyo yabaye ejo habayeho ibintu byinshi cyane, harimo n'abandi bagonzwe n'imodoka za polisi, hari n'abarashwe, hari n'uwo barashe ijisho, hari n'abandi baciweho na ntuza na burende bari mu modoka, imodoka irashwanyagurika cyane. Abari barimo barakomereka. Ahubwo hari n'andi mashusho nabonye burende iri kugonga chopera. Igusha barayigonga. Iriya modoka abahungu barayurira kabisa. Iriya modoka iyo modoka yagonzweyo umuntu yavuyeho isura yose n'amaso yavuyemo. Ni igitangaza nabonye. Ayo mashusho yabonye mbona ateye ubwoba. Ateye ubwoba, ntabwo turi buyashyireho, ntabwo mwabasha kuyareba, ariko yavuyeho isura, avamo amaso, izuru rivaho, cyakora yarasigaranye umunwa akajya ataka nyine. Urumva yarasigaranye umuhogo
anicaye ariko isura yavuyeho pe, isura yavuyeho, nabonye ibintu bimeze nk'ari filime. politiki y'aha hantu ntabwo yoroshye kabisa. Ejo nanone habaye ikindi kintu, hari ifoto y'umugabo w'umurundi mwakomeje kubona icicikana, umugabo ufite ahubwo inyinya gutya. tubinyuriremo amakuru y'uriya mugabo ubundi byagenze bite kugira ngo uriya mugabo yitaba Imana, urupfu rwe rwaje rute? Njye nabanje kugira ngo bifite aho bihuriye n'imyigaragambyo, ariko mu nyuma baza kumbwira oya birahafite, twavuga ko n'ubundi ari byo, kuko n'ubundi uwamwishe nibyo yitwaje. Ni umufana wa Venancio Mondlane, we yaragiye ajya ku kabari, nta nubwo ari akabari, ni iduka, ariko aguma ahanywera. Umugabo rero agiye gushaka gutaha, aramuga ati rero amasaha yagiye, ndashaka gutaha, noneho mbabarira unyishyure ntahe. Ndaramuga ati nkwishyura kandi nakwishyuye, ati ahubwo ati mpa ntuzi, ahubwo mpa troko. Ndaramwe ati ndaguha troko kandi atari yamwishyuye. Ndaguha troko. Troko ubwo ni change. Ni change. Ati ndaguha ati ndakugarurira nta utananyishyuye. Undi ati ngiye nakwishyura ahubwo ngarurira. Urumva barashwana, ariko aza kumusohora, asigara arafunga. Nyine nawe yibwira ko umuntu yagiye mu rugo, nyine yagiye muri gahunda ze nk'ibisanzwe, kumbi yagiye kuzana imodoka. Aragarutse asanga umugabo amaze gufunga, aramukubita. Urumva asubira inyuma, arongera aramukubita. Urumva ngo yamuciyeho nk'inshuro zingahe, yitonganya avuga ati mwebwe abanyamahanga mugomba kuva hano, igihugu si icyanyu, muri kuturira amafaranga ibiki n'ibiki, amagambo nkayo. Urumva rero ko bifite ihuriro n'imyigaragambyo, kubera yuko yitwaje amagambo bakoresha, bandika kuri ariya maposite yabo, amapankarite, biriya bintu bashyiraho, nibyo yitwaje, avuga ngo abanyamahanga muri kuturira amafaranga, mwaje hano kugira gute, mugomba gutaha mugasubira iwanyu, abanyarwanda, abarundi n'abanigeriyani, gutyo kajya musubiza. Ariko hari inkuru ijya gusa niyo ngiye yabaye ejo nirebera kabisa, hafi n'ahantu nkorera, hari abashinwa bahacururiza, bafite supermercado, nyine supermarket, biriya bintu baba bakora. Abanyagihugu binjiyemo bashaka vuvuzera. Noneho uwo mushinwa arababwira ati vuvuzera zirahari, dufite iz'ijana, dufite babwira ibiciro bigiye bitandukanye. Noneho ngo basaba iz'ijana, babazanira ebyiri kuko nabo bari babiri. Bazibahaye ngo bahita barisohokera. Umusekirite rero wo kuri iyo supermarket ashaka kubahagarika, agize ngo abahagarike, bahita baramubwira bati mwebwe turi kubaka vuvuzera kugira ngo tubarindire hano imbere yanyu, none muri no kutwishyuza. Ati noneho reka tuzane abandi bantu sha, noneho murebe ikintu ukuntu tuze tuzifatira ubuntu. Urumva yuko basohotse gato gusa abashinwa bahita bafunga. Bari kwitwaza situation ihari kugira ngo bahohotera abantu. Nabonye n'ahandi basahuye ejo, ahantu mu bice byahere bari muza Avenida Populana. Basahuye nanone irindi duka na nyiraryo ahari. Barasahurira rwose, arabareka ko haguma amagara. Hari abantu bamaze kubisobanukirwa. Oya, ubuso wajya gusarana n'abantu. Rwose bahari barabareka. Urabareka bagatwara, ahubwo wowe ugasigara uri muzima, ugasigara urakisha. Hagati aho Venancio Mondlane yavuze ku kibazo ngo abademobe. Abademobe ngo 200 ngo yabakoresheje inama, biteguye gukora intambara iri civile. Ubwo rero arimo aravuga ati njye nubwo batanshyiraho, ariko wibaze kuri bariya bademobe 200 bademobirijwe, bari hariya hanze, anytime bashobora kongera bakagira access ku mbunda. Urabizi ko wabariye, uribaza ngo umujinya bazazana uzabungana iki? Rero mu byo batekereza byose, ngewe bashobora no kutantora, ariko nibatanantora bamenye ko hari hanze hari abantu babarakariye kandi bazi imbunda. Nawe izo ni siyasa, ariko arashaka gutorwa, none ari kurwana kuki? Harimo aravuga we arimo ararwana ku muturage, agira ngo we yaravuze ati sinzi niba ubyibuka, ajya gutanga biriya bintu ashaka ko bakora. We yaravuze ati mubikorera abaturage. None se biriya bintu hari ikintu wabonye cy'inyungu rusange kirimo? Yego, kubakira urubyiruko, kugaragaza ingengo y'imari, kurekura amafaranga akinjira mu baturage,
korohereza abiga, guhemba abarimu neza, guhemba abaganga neza, guhemba abapolisi neza, none si ibyo abasirikare ngibyo leta iriho yarabyanze. yarabyanze. Sure. Ntabwo ikintu ndi gushaka ko wenda usobanuriraho abantu, ahubwo uriya Muvenansiyo ngiye ukuntu mbyumva, uriya Muvenansiyo nawe hari inyungu runaka akeneye, nyine zirahari, nawe ni umupolitisiye nk'abandi bose. Izo ni siyasa rero bari kwitwaza zo kugira ngo abaturage bumve ko nta kibazo, nta n'ikintu cya danje akeneye muri ibyo bintu, ko ikintu ashyize imbere aribo, ariko nawe ni umupolitisiye nk'abandi. Kandi ibyo ngibyo n'abo bayobozi bariho nabo nibyo bari gukora, yenda bashobora kuba batari kubikora 100%, ahubwo ikintu nibaza ko cyatumye ibyo byose nabyo bipfa, yashyizemo ibindi bintu nawe bidafitiye inyungu abaturage, ahubwo bifitiye inyungu we ku giti cye. Nko kubwira leta iri ku buyobozi ngo iyo yagutumiye ngo twiyunge cyangwa se tuganire duhe ibintu umurongo, uri kumubwira uti mbere yuko ngewe nza mubanze munkurireho ibihano, mubanze mufungura abantu bose bafite aho bahuriye bafuzwe kubera imyigaragambyo, mubanze mugire gutya na gutya na gutya bimwerekeyeho, bimeze nk'ibyatesheje agaciro ibyarimo by'inyungu rusange. Ariko nawe yabivuze kubera ko bitari biri ku murongo, aragira ngo bikosorwe, kandi byabivuzwe. Numva yakavuze ati ikindi kintu uriya mugabo yavuze ko afite attachments, afite ibirego abantu bagiye bandika bakamuzanira kuko bazi yuko ari uzababuranira, we afite ibimenyetso bigaragara by'abantu banditse batanaziranye, atari ukuvuga ngo yaragiye arababwira ngo ugire gute. Yaravuze ati mwe muzakoreshe igice cyanyu cy'ubutasi kijye kureba niba hari narigeze mpora n'abo bantu bagiye bamwohereza amakese yabo. Ati mu makesi menshi banyohereje nahisemo amakesi 50 akarishye kuruta ayandi, aba ariyo natacinga ku byo yasabye unuza perezida. Urumva rero twebwe uko byagenda kose umupolitisiye wese n'umupolitisiye kabisa, nawe ashobora kugeraho ibyo ari kuvuga bikanahinduka. Niko biba bimeze. Uyu munsi ntabwo twakoze ikiganiro twenyine rero, uyu munsi ntabwo twakoze ikiganiro twenyine, hari abandi bantu twakoranye ikiganiro. Njyewe mu ijambo rimwe ndagira ngo twiganire n'aba bantu, ngenda bibariza ikibazo kimwe. Ikibazo njyewe ndi bwibarize mu mboni zawe, wowe yenda uratangira utwibwira hanyuma ukomerezeho. Mu mboni zawe ubona iyi ntambara cyangwa se ubona ibi bintu zivuguvugu ziri na uru rusaku ruri n'ahangaha bizarangira bitewe mu mboni zawe? Aba bari ku butegetsi bazaburekura babuhereze abatari ku butegetsi? Ese bazicara babiganireho? Ese bimeze bite? Murakoze. Uko mbibona hari uwavuze ngo abantu babiri iyo barwanira inkota ngo ufite ikirindi niwe burya nyiri inkota. Mu mboni zanjye rero uko mbibona ndabona ko biracyagoranye cyane. haba hari ibintu byinshi bigaragaza ko ubutegetsi buri mu marembera. Mu mboni zanjye ndabona atari aka kanya. Mu mboni zanjye ndabona atari aka kanya, kuko twafata nk'ingero ahandi mu bindi bihugu byagiye bibamo ibintu nk'ibi ngibi twabyita ko ari revolisiyo. Burya twabyita ko ni revolisiyo, abaturage hari ibyo bashaka ko bihinduka. Iyi si intambara, nta nubwo ari kudeta, ni revolisiyo. Kandi urabona ko igice kinini cy'abaturage, kinini mbese ni abantu bake cyane badashaka ko iyi myigaragambyo iba. Ariko abo bake ni babandi nyine bari mu ishyaka rishyigikiye ubutegetsi, bamwe babona inyungu nyinshi kurenza abandi mu ishyaka. Ubwo rero ni nabo urebye ni nabo bashyigikiye iryo shyaka riri ku butegetsi. Ariko abandi bose umubare nyamwinshi ukeneye impinduka nka 90 mu mboni zanjye, 90 hafi na 6% bakeneye impinduka. Rero ariko dufashe turebye, hari ikintu ngewe nkunda kurebaho cyane. Burya
ubutegetsi hari nk'ibintu nka bibiri wareba ukabona ko ubutegetsi bwagiye. Ikintu cya mbere burya haba hari ibintu biri strategique burya biba byamaze gufatwa n'abo ngabo bashaka ubutegetsi. Yes. Icya mbere navuga ni nko kuba hari nko mu bice bishinzwe umutekano nk'igisirikare hakaba harimo elema runaka kandi zidashyigikiye zamaze kwigaragaza. Ariko kuri ubu nta kiraba nta muntu urimo umusirikare uragaragaza uruhande ku aherereye. maguru ye abiri avuge ngo ngewe nshyigikiye Venancio. Nta n'umupolisi mukuru nta nanjye ndabona. n'umupolisi mukuru. Ibyo byose ni abagenda bavuga ngo gusa akaba hari amakuru nyavuga ngo n'igisirikare ngo ntigishyigikiye leta. Ariko ibyo biracyari ibihwihwisa. ni speculation. Ni amagambo, ni ibivugwa. nta muntu urahagarara ku maguru ye yombi avuge ngo nshyigikiye Venancio. Ikindi cya kabiri urabona ko media y'ahangaha iravuga koko ubona ko nyine banahana hari ukuntu ariko jyewe simbona media, sinzi niba ureba nko ku mateleviziyo bagerageza guhagararamo hagati. nta ruhande runaka babogamiyeho. Venancio na media ntago izi mainstream, amateleviziyo, radiyo, televiziyo, radiyo ntago mbona bamuriho neza, njye simbibona. Cyokoze mu bisanzwe Facebook ntabwo uciye mu ijambo, ayo maradiyo yose uri kuvuga n'amateleviziyo ni ay'ishyaka riri ku butegetsi. Sinzi niba twarigeze kubona ifoto yasirikiriye y'umupolisi bamwambitse amapingu kubera ko shefu wa ntuza wa shwadra yamusanze ari gukurikirana live ya Mondrand. Niba ibyo bishobora kuba ku mupolisi na televiziyo yamushyigikira, rero ubwo nawe iyo yakwirukanwa mu gihugu. Yes, ibyo nibyo rwose nanjye navugaga ko biragaragara neza ko nta bantu bari mu butegetsi bashyigikiye Venancio bamaze kwiyanonsa, bamaze kuvuga ko bashyigikiye Venancio. ntabo ariko hari abamushyigikiye mu ibanga bamubwira bati natwe ni uko dufite uwo mushahara mukeya kandi twifuzaga mwinshi, komeza kubera ko ibyo uri kuvuga turabona bizatuma batwongerera. Hari urugero umuntu yampaye, yaravuze ati umuminisitiri ari guhembwa miliyoni 2 z'amametikashi kandi ni ugusinya ku rupapuro gusa. Ngewe uri hano hasi kuri tele ndi guhembwa 20,000 by'amametikashi kandi uhembwa miliyoni 2 z'amametikashi ni ngewe umuhemba. Urumva? Ati bazi ko ari njye umuhemba ariko akaba ari njye uhembwa amafaranga make cyane kumurusha. Rero bakabwira Mondrand ati twebwe ntabwo twakwivumbura mu kazi kubera ko ntabwo tuzi uko ejo bizamera umugati w'abana bacu, ariko ibyo uri gukora turabona yuko nibicamo natwe tuzabigiriramo intuzi. Nihabaho ikintu cyatuma twese duhaguruka tubona yuko byageze ahantu banze kugira icyo babikoraho, twese tuzahaguruka. Ariko ntabwo twakwigaragaza none ko tudafite aho tujya kandi famiye zacu zabigiriramo ikibazo. Nibo bakomeza bamukurasha. Nawe yararimo arababwira ati umva, yarabatutse aravuga ati mwebwe muri ibinyabwoba, igute muza inbox yanjye kuza kuvuga ko muri kumwe nanjye ako mukaba mutahagarara kandi muzi yuko muri abapatriote. Burya nibyo nari ndimo mvuga, kugushyigikira mu mutima utigaragaza. Ibyo nshobora no kubyita ko ari ubushukanyi. Muri politike ntacyo bivuze. Ubukireba aho bigana ngaba ariho kurikira. Ibyo rero bidushyira muri position yo kuvuga ko nta bantu bamushyigikiye ku mugaragaro bari mu butegetsi. Ubwo rero mu mboni zanjye nkaba mbona ko ibintu haracyari kare, ntago wavuga ngo uyu mugabo ngo igihugu birashoboka azagifata
uyu mufredi rero Mm. yakoze amaze iminsi akora live nk'izi ngizi Mm. avuga ati mwa bantu mwe Mm. wenda ntimunave ku butegetsi Mm. ariko se Mm. kuri ayo mafaranga menshi muri kurya Mm. muduheho inzara iratwishe Mm. nimuduheho mureke kurya mwenyine hari akantu k'akazitiro mwakoze murya amafaranga mwenyine bayobozi bacu mwirya mwenyine kuri utwo duke dusigaye mwohereze mu baturage inzara iratwishe nk'ubu ngubu mfite ikibazo cy'ukuntu nzahemba abakozi banjye kandi ntarigeze nkora kandi uretse n'ibi by'imyigaragambyo na mbere yaho ntibyari bimeze neza urumva rero ayo mafaranga muri kurya murekure basi n'utwo duke dusigaye tuze mu baturage inzara iratwishe ibintu biri kongera ibiciro buri munsi ariko mwebwe nacyo bibatwaye ko mwebwe ari mu igicumbi cy'amafaranga ibyo avuga uyu twakwibutsa abantu ko uyu Fred Josias ni umu influence ukomeye hano mu gihugu, ari mu bantu bavuga ari kijyana nabo, ariko akaba atari mu butegetsi, akaba ari umunyamakuru, ni umu influencer yakira abahanzi, afite izina rikomeye, rero akaba ari umwe mu bantu batangiye gutinyuka kuvuga ku mugaragaro, ariko tukabibutsa ko ataba muri politiki. nawe yivugiye ku bakozi be ntabwo yavuze ku bindi, ariko ni urugero yatangaga kandi rwumvikana. Icyo navuga burya twakongera tukanibutsa abantu ko impamvu ibi bintu tutabyita kudeta, impamvu ibi bintu tutabyita intambara, oya nta kudeta ihari, hari ababyitiranya. Njyewe niyo mpamvu nagiye hari social media tuba dukurikirana ku ruhande, ugasanga hari abantu babyita andi mazina. Ejo hari videwo yagaragaye hejuru ku nzu ya perezida, hari helikopiteri bavuga ngo aracitse. Tubibwire abantu yuko ntabwo yacitse, biriya yaragiye ngo hari fesita yari yabaye, niba ari abantu bari bakaraduwetinze mu yihe university ikomeye hano, rero kubera ko imihanda yose yari ifunze kubera imyigaragambyo byatumye agenda n'indege. Sinzi niba warabonye ahantu bahagarika Graça Machel bakanga ko atambuka neza Graça Machel asubira mu rugo. Iyo video nayo narayibonye. Twakongera tukanababwira ko hari uburyo buhari bevakiwamo umuyobozi, ntabwo ari kuri uyu muyobozi bamwevakiwa iyo hari ibibazo. Biriya rero ni speculation nabyo, biriya ni amagambo n'ibihuha, ntaho yagiye arahari. Rero nari ndi kuvuga ku kijyanye ku nyito nyayo wahereza ibiri kubera hano muri Mozambique. Ni revolution, abaturage barashaka kwihereza ubutegetsi. Ikindi namenye ni uko ngo mu masezerano yabereye mu Busuwisi sinibuka neza, bari baravuze yuko Frelimo nimara imyaka 5 ku butegetsi izaburekura ikabuha irindi shyaka, kandi imyaka 50 yaruzuye. Niyo mpamvu rero hari kuba imyigaragambyo na Venancio nicyo ari kwitwaza, ari kuvuga ati ko manda yabo y'imyaka 50 ko yarangiye, kuki batarekura ngo bahe irindi shyaka naryo rigerageza ubushobozi bwaryo. Ibyo twakwibutsa abantu ko Suisse ariyo pare, nk'uko iyo bavuze u Rwanda muri Union Européenne bahita babona Ububiligi. Ni pare, igihugu cya Afurika kiba gifite pare mo hariya. Twakwibutsa abantu ko Suisse niyo pare, ni pare ya Mozambique muri Union Européenne. Icyo kintu abantu bakakimenya, ubwo tukanabibutsa ko ari naho Venancio yari. Nibo bamwakiriye, ni impunzi ya politiki. Ibintu rero iyi politiki ikaba irimo ibibazo by'ahangaha, bikaba utavuga ngo birahagarara none ahangaha, oya, guhagarara none ahangaha simbibona. Ikindi no kuvuga ko ngo abayobozi babikarumye,
ngo ubona ko babikaruma ngo ejo cyangwa umusibe ejo, nabyo ntabwo bishoboka. Ni ugutega amaso tukareba. Yenda nabasubiza mikoro. Yego. Turagushimiye cyane. Nyuma yo kumushimira sinzi niba twasoza. Twasoza dushimira nanone cyane ababanye natwe muri iki kiganiro. Yego. Tubibutsa kandi gukora subscribe. Muyikore tujye tubana, mutibagiye no gukora ku kantu k'akazogera kaba kari ku ruhande aho ngaho kugira ngo mujye mubona notification tukishyira hanze ikiganiro. Aba bantu baba hano notification ibifite akarango k'inzogera no kugakoraho ibintu bikagenda neza cyane. Turabashimiye cyane, naho ubutaha. Mugire ibihe byiza, muhirwe, muhahe, muronke, birakomeye. Kandi mu rurimi rwa hano baravuga ngo kudadu tome kuidadu. Hano bimeze nabi, ntimuko muri minsi murye muri menge, kandi byaba byiza mugize ababarinda cyangwa se mukakora amasaha make mugataha. Rwose dukeneye ubuzima bwanyu kuruta amafaranga. Niko bimeze. Murakoze, Imana ibarinde.